dukora iyamamazabuhinzi ariko tugafokasinga cyane mu gutunganya ifumbire y'imborera hakoreshejwe ikoranabuhanga. Dukoresha ikoranabuhanga rya IoT muri sample analysis, aho dufite system yanariza turbidity, pH na moisture content of soil before to use our products. Ibyo tubikora tugamije tubikora kugira ngo dufashe umuhinzi kugera ku ntego ze zo guhinga akeza, kuko ubutaka bwacu tugira nubwo turi mu bihugu bike bigusha imvura buryo buhoraho kandi busimburana neza, ariko ntabwo tugusha imvura ingana mu gihugu hose. Ni byiza ko mu gukoresha imborera rero uba uzi guhehera ubutaka bwawe bufite kugira ngo ufashe guhitamo imborera iboneye. Ikindi tugira igice kinini cy'ubutaka buhingwa ariko muri asite bufite ubushake bwo hejuru. Si byiza ko rero dukoresha ifumbire nubwo ari iy'umwimerere ariko tutazi uburyo ikoreshwa mu butaka bumeze. Aho ngaho niho twazanye igisubizo gitandukanye n'abandi bantu bose bakora imborera yo kubanza kumenya ngo ubutaka tugiye kuyijyanamo bukeneye iki, ni iki dukeneye kubanza gukora kuri ubutaka mbere yo gushyiramo iyi mborera. Niyo mpamvu dufite uyu munsi amoko agera muri ane y'ifumbire dutanga mu rwego rwo kubasha guhangana n'ibibazo by'ubutaka no gufasha ubuhinzi. Ayo moko ane se mwayatubwira mugasobanurira abahinzi bari buze kureba iyi videwo? Yego, mu moko ane tugira iyo twita organic liquid vermicompost. Ni compost dutegura dukoresheje ibishingwe byamaze kubora ariko tukongeramo ikoranabuhanga ry'iminyorogoto, aho iminyorogoto yongera igacamo igakora decomposition, tugakoresha amazi tugakamura. Iyi fumbire tuyikoresha ku butaka butagira amazi menshi, igafasha igihingwa kubona ifumbire n'amazi icyarimwe. Ibyo bifasha cya gihingwa gukura neza bitagombeye ko umuhinzi afata umwanya munini wo kuvomerera ibihingwa bye. Tukagira ubwoko bwa kabiri bw'ifumbire y'imborera itunganyije neza, yaboze, ikoreshwa ahantu hose mu butaka budafite ibibazo. Tukagira n'amoko abiri y'ifumbire duteganya gushyira ku isoko azakoreshwa ku bice byihariye, ari byo aho tuzajya tureba niba ubutaka bufite amazi ahagije, tukaba twahitamo gushyiramo organic granula fertilizer. Irazimye. Tukanagira n'ubwoko ndetse bwa kabiri aho tuzaba dufite mash ko ifumbire iseye nk'ifu izakoreshwa mu butaka butagira amazi menshi ariko bushobora kubona amazi. Ibi byose bizafasha umuhinzi kubasha guhinga atagombeye kurarama, atagombeye kuvuga ngo imvura yawe, kuko n'afite ifumbire ishobora kumufasha guhinga mu bihe byose bizamufasha no kugera ku musaruro. Mu byo muri make ibyo ni byo dukora, nazo serivisi duhamagarira abahinzi bacu kwitabira. Twibutsa ko abahinzi banini n'amakoperative tubakorera soil test ku buntu, tukamenya ifumbire bakeneye kandi tukanabaha serivisi yo kubakorera ifumbire on site bidasabye ko ubwabo baza kuyikuraho tuyifite. Dusura ubutaka bwabo tukamenya ifumbire bazakoresha nk'ikenewe, tugakoresha ibibegereye tukayibakorera aho ngaho bakayikoresha batagombye kongeraho igiciro cyo kuyikorera no kuyikoresha. Urakoze cyane. Wabwira urubyiruko ndetse n'abandi badukurikiye cyane cyane bakora umwuga w'ubuhinzi iki bakiri aho ngaho batabasha kureba uyu murima wanjye ni ifumbire bwoko ki nashyiramo ijyanye n'uko umurima umeze? Ese ko mpinga sineze kandi nshyiramo ifumbire ni iyihe mpamvu ibitera? Nk'umuntu w'umwagoronome nyine uratubwira ni iyihe nama watugira nk'urubyiruko tugihinga tuhinga aho tubonye tuvangavanga amafumbire tutabasha kuyatandukanya? Ese byadufasha iki kugira ngo turamutse tubaye dukoresheje iyi fumbire yanyu? Murakoze. Icyo twashishikariza urubyiruko kuko ni imwe mu cyerekezo cyacu ni uko harimo no gufasha urubyiruko gukora ubuhinzi bw'umwuga kandi buramba bugamije gusagurira ku isoko, kwihaza mu biribwa ndetse no gusagurira amasoko. Ibyo rero tuzabigeraho mu gihe twatekereje ko guhinga ari akazi n'akandi, atari ibya basogosoreza, atari umwuga wo kwitaba amaguru, ahubwo ari umwuga ugamije inyungu. Ibyo rero kubigeraho ntabwo ni uko uyu munsi
nabivuze hejuru bafite ikoranabuhanga ribafasha kumenya ubutaka bagiye guhinga, ni ibiki bufite, ni ibiki bubura. Iyo bamaze kubimenya bibaha amahitamo yo kumenya ubwoko bw'ifumbire bukoresha mu mafumbire aboneka. Tubibutsa ko ifumbire y'imborera idasimbura imvaruganda, ahubwo igabanya ingano y'imvaruganda gukoreshwa, bityo tukagabanya ingaruka biterwa no gukoresha ifumbire nyinshi mvaruganda. Urakoze cyane, waha abagukurikiye nimero kugira ngo iyo fumbire niramuka ije bazaguhamagare babashe kumenya amakuru, baze kandi bakugurire nawe ubafashe kugira ngo babone umusaruro. Murakoze. Bama Agrovet Company Limited ni kampani ikorera mu mazabuhinzi ikorera mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza. Abazi inzira y'umuhanda Kigali-Muhanga ni kuri route principale byose ku byapa cyitwa kwa Gerasi muri metero 500 uvuye ku muhanda. Tugira website ushobora gusuraho ibyo bintu, wandika www.geribikoro.rw ubonaho amakuru yose, ariko ku batabasha gukoresha ikoranabuhanga bashobora kuduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0785 Murakoze cyane. Murakoze cyane abakurikiye The Vote Official. Nk'uko mubibona hari byinshi wakora ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje kumenya amafumbire meza, gutegura ubutaka ushobora kuba wakoresha ukabutegura neza kandi umusaruro ukiyongera. Dusubire.